ibihe byiza kandi rwose amahoro y'Imana nshuti mukunzi ukomeje gukunda kandi ukurikira ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa TV ngira ngo murabizi kandi mumaze kubimenyera ko tubana by'umwihariko mu bihe byiza ariko kandi birimo ijambo ry'Imana guhumurizanya kugira ibyo twigaho by'umwihariko bigendanye n'iby'umwuka wera ariko kandi ndetse n'iby'ubugingo buhoraho. Tubasuje cyane rero tubifuriza ikaze aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na hano mu mujyi wa Kigali ariko kandi tutibagiwe n'abari muri Afurika nzima by'umwihariko no hakurya y'Ubwotamasimbi ubwo ndavuga hakurya y'amazi magari. Uko rero kuri kamera zacu kandi zanyu turi kumwe na Mukakarangwa ndamuvuga nawe ni umuntu mukuru ari buze kwivugira ariko namwe sinabara kumubabwira ko bamubonye bwa mbere cyase n'abasanzwe mumuzi. Reka rero nta gutinda tubanze tumuhe ikaze atangira dusuza twibwira hanyuma anatubwire by'umwihariko gahunda ihari noneho uyu munsi tuzaniye iki bimeze bite. Ni karibu. Amahoro y'Imana nagufashwa n'umwuka yarabibanye natwe twese amena. Amen. Ndabasuhuza mwebwe mukomeje kubana natwe mwebwe mudukunda kudukurikira mwebwe mudushyigikira kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kwamamara mu mpera enye z'isi. Ndashimira Imana iba yabanye natwe nayo ikadufasha gutegura uyu munsi. Ndashimira buri wese mu mwanya we. Imana ishimwe. Amen. Mbere yo kuvuga byinshi ndumva twatangira tugasenga tukiragiza Imana ikaze kabana natwe kugira ngo ibe mu byacu. Natubwiye ngo nimuba mu byanjye nanjye nzaba mu byanyu ariko mbere na mbere Imana reka twubahe Imana dusenge. Turagushimiye Imana uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, watugiriye neza kuko waduje n'umwana wa Yesu Kristo akaza kutwunga tukaba umwe. Ubu turi abana mu rugo turagushimiye. Rero twinjiye mu kanya ko kumva ijambo ryawe, uruka kubana natwe, uruka kudufasha. Fasha umuntu wese udukurikiye, tugirire neza, tuhambire ihema, twitamururire ubwiza bwawe, imbaraga zawe zibane natwe kandi udushyigikire buri wese aherereye. Tugushimiye kuri kumwe natwe kandi kudufasha mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Mu myambaro myiza rero mugaragara neza rwose. Arakoze cyane. Ubona ko tusa naho tufatiranye mu kazi rwose nkurikije akantu mbona mwambaye mu gatuza. Twifuje kubaganiriza kandi namwe mukatuganiriza ku by'ijambo ry'Imana by'umwihariko. Ngewe wenda nabanje kukubazaho mbere ibikuzuye umutima kandi iby'Imana yabashyize ku mutima ubanza niba nabyita kunyibiraho mu kabanga ariko ndagira noneho tubwire abantu se tugiye kuganira ku iki munsi ni iyihe ngingo nyamukuru by'umwihariko tugiye kwigisha abantu. Tugiye kuganira abantu kwirinda ibyashinganwe kuko mu rugendo turi gucamo harimo ibyashinganwe byinshi kandi ibyo byashinganwe bituma Imana itatubona neza. Yego. Mu gihe twabikoze twakoze ku byashinganwe bituma Imana itatubona neza ikababara bigatuma tutabana nayo nk'abana mu rugo. Tudatinze rero reka tubyinjiremo ibyo turi bwifashishe bijyanye n'ijambo ry'Imana n'ibindi nk'ibyo navuga mu mwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Haleluya. Amen. Ndabona ibyashinganywe biri mu nzira, murinde intoki zanyu zitandura. Ndabona ibyashinganywe biri mu nzira, murinde intoki zanyu zitandura. Haleluya. Turashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Turashimira Imana ko yabanye n'ubwoko bw'Abisiraheli hakaza kubonekamo umwe witwaga Akani. Nubwo yakoze ku byashinganywe ariko ntabwo Imana bose yabatakarije icyizere. Hari igihe ubana n'abantu cyangwa ukagenda mu rugendo hakabonekamo bamwe mudahuje ariko ntabwo Imana izaguhora yuko wagendanye nabo, ahubwo Imana yaravuze ngo hari umuntu muri mwe wakoze ku byashinganywe ngo nimutamubona nta kintu kiri bukorwe. Imana ikwereke uwo muri kumwe uri kugendana nawe
uri gukora ku byashinganywe agatuma amasezerano yawe agenda adasohora cyangwa agenda aba ibisube. Imana igutandukanye nawe, soza amasezerano yakoranye nawe cyangwa yavuganye nawe. Amen. Reka dusome muri Yosuwa ibice 7, turasoma kuva ku murongo wa 24, dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo Yosuwa n'Abisirayeli bose bafata Akana mwene Zera, benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bageze Yosuwa aravuga ati, iki cyatumye utugwa nabi, nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye, n'urubyaro rwe barutera amabuye, maze barabatwika, birangira barundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura, areka uburakari bwe bukaze, nuko izina ry'icyo gikombe ni Akori na bugingo n'ubu. Dusimbuke haruguru kuri Yosuwa nanone 7, dusome hano 13. Byuka wejese abantu uti, mwiyeze umunsi w'ejo, kuko Uwiteka Imana y'Isiraheli ivuze iti, muri mwe hariho uwenze ku byashinganywe b'Isiraheli mwe. Ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu, keretse mugaruye ibyari byashinganywe biri muri mwe. Mu gitondo muzaterane uko imiryango yanyu iri, n'uko umuryango w'Uwiteka azarobanura uzaterane uko amazu yawo ari, maze inzu Uwiteka azarobanura izaterane uko imbyaro zayo ziri, kandi urubyaro Uwiteka azarobanura ruzaterane, hazajya haza umwe umwe. Amen. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Intego mfite iravuga ngo have gukora ku byashinganywe, irinde gukora ku byashinganywe, tiratasiyo yo gukora ku byashinganywe. Mu by'ukuri Yosuwa, haleluya, Amen. yari kumwe n'ubwoko bw'Abisiraheli, bagakora ikintu Imana ibabwiye, bakagendera ku mategeko. Kera nta kintu bakoraga Imana itakivuze, kandi iyo yakivugaga baracyubahirizaga, bakakirinda, bakagishyira mu bikorwa. Nuko rero ngo nibwo umunsi umwe wabaye, bajya ku rugamba, ariko Imana irababwira ngo nubwo muteye, ntihagire ikintu na kimwe muzana. Ibyo bari bagiye kureba, amafeza n'amafaranga, abagore bari bariyo beza, cyangwa se ubutunzi bwari buriyo bwiza, Imana iravuga ngo ntihagire ikintu mukoraho. Ibyo bintu ni ibyashinganywe. Imana ibyita ibyashinganywe, kuko muri iyi minsi natwe isi ireze, harimo ibyashinganywe kandi ni byiza pe. Ariko Imana iri kubwira umuntu wese uyubaha cyangwa umuntu wese uyitinya ngo namenye ko ibyo bintu byeze, agomba kujya yibona nk'ibyashinganywe, atagomba gukoraho. Kuko igihe cyose wakoze ku byashinganywe, imbaraga iri muri wowe iragabanuka, cyangwa se abanzi babasha kukugiraho imbaraga, kuko nawe wamaze gutandukira ukava ku Mana yawe. Nuko ngo Yosuwa baragenda barwana, havamo umuntu umwe witwa Akana, ngafata ibyashinganywe, ahisha amazahabu meza, ahisha inka nziza z'ibitohere, arabihisha, nuko yisigaza inyuma. Ariko yari afite ibyashinganywe ari guhisha, ariko nubwo yasigaye inyuma y'abandi, Uwiteka yari yamubonye. Hari ibintu uri kugenda uhisha, hari ibintu ufite ukigatiye abantu batabona, ariko Imana ikabibona. Mu by'ukuri abantu bamaze iminsi bacumuzwa n'ibyashinganywe, bongere bagarukire Imana. Kandi n'abandi bumvaga bari kubitegura, bongere bagarukire Imana, kugira ngo imbaraga ziri muri twe zitazacogozwa no kubona Imana, ugasanga biratunaniye kubera ko tutihanganiye ibyashinganywe biba ari byiza. Nuko Akana arabihisha, ariko Imana ikora umukwaba kugeza igihe yavuze ngo buri muryango wose nuze. Ariko iravuga ngo uwo bazasanga ibyo byashinganywe ntibazabababarira. Mu by'ukuri aho babisanze ntibabababariye. Nawe Imana irakubwiye ngo irinde ibyashinganywe,
hatagira umukwabo ugasanga ufite ibyashinganye ukanyagwa n'ibyo wari ufite Imana yagusezeranije b'amaso. Reka twakire uwacu turi kumwe abashe kudusobanuza aho yumva cyangwa asobanurize n'abandi bari kure aho baherereye rikareba. Yego, tugendeye ku by'ijambo ry'Imana nk'uko twabivugaga, ubundi na Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko muhanye nawe, ariko umunsi nzabishyira imbere yawe nzabishyira imbere bikurikirana byose uko byakabaye. Nshobora kugaruka nkibaza ngo mbese ko twagiye twumva Imana cyangwa n'abigisha batwigisha ko Imana idahutiraho, aho ntibyo bimwe mu mpamvu cyangwa mu ntandaro zituma abantu bakora ku byashinganywe bakumva ntacyo batwe ko bavuga ngo n'ubundi iyo Mana iratinda, iyo Mana hari n'igihe birangira itabikoze, wenda se abo birivuga bose bagiye bakora amakosa Imana ntihise ibahana. Ntekereza nibwira ko ari nabo kuba baranatashye cyangwa bakava mu mubiri ibyo bintu bitarabageraho. Abantu batekereza gutyo, bafite imitekerereze imeze gutyo, niyihe nama nziza wabagira? Nabagira inama y'uko hari igihe kigera, Imana iratinda ariko hari igihe kigera, nk'uko Imana yitegereje Abisiraheli ikavuga ngo igihe cy'Abanyegiputa cyageze, amatungo apfa ariko Abisiraheli ntihagire itungo na rimwe ripfa. Iyo igihe kigeze Imana irarakara, hari igihe irakara pe igakora itiriwe igutegereza, bitewe n'igihe uba umazemo kubona udahinduka, mbese byarakunaniye cyangwa uyimenyera. Ni Imana yanga akamenyero, ni Imana yanga agasuzuguro, ni Imana itatuma izina ryayo ritukwa, ni Imana yihagije. Rero yego, abantu bose twababwira ko bagomba kuzajya batera atasiyo ku Mana kandi bakayubaha bakiranuka, birinda no gukora ku byashinganye runaka, buri wese azi ikimutandukanya n'Imana. Ariko nabanza nkibaza ubundi ibyo byashinganywe ni ibi? Duhe byibura nk'ingero z'ibintu 5 byashinganywe umuntu atemerewe gukoraho. Ibintu buriya ni byinshi, murabizi, ibintu by'kwangana, ibintu kwica, ibintu byo gusambana, ibintu byo kuroga, ibintu by'inzango, ibintu byo kutubaha Imana, ibintu byo gusenga Bali, ibintu byo kwitandukanya ukumva yuko uri igihazi, kumva ko hejuru yawe nta wundi muntu uhari, nta n'indi Mana ihari. Ibyo byose ni ibyashinganywe, ni ibintu bigenda bigatamira mu matwi Imana ikajya yumva urusaku rukuriwe, ikibaza ngo habaye iki ko ndi kumva urusaku. Muri make uvuga ngo udukurikiye wenda akaba atabyumvaga cyangwa bisobanukirwe, ubundi tuvuze ibyashinganywe cyangwa se dushatse kuvuga ijambo ngo ibyashinganywe ni ibyo ari byo byose bitari mu mategeko y'Imana, Imana itemera. Ni ibyo ari byo byose amategeko y'Imana arya yahawe Mose, yewe n'andi abantu bose bagira irengero, ariko arwanya, atemera. By'umwihariko ni ibyaha. Ibyaha muri make nicyo kintu rwose tugomba kwirinda. Ndumva rero twabashimira mu by'ukuri, iri ni ijambo ry'Imana kandi riratunganye, kandi rwose yabakoresheje neza, tubashe kumva ubutumwa bwiza bunyuzemo. Icyo gutana cya mbere cy'uyu munsi ni ukwirinda gukora byashinganywe. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero noneho nanjye reka nsenge, dusabire umugisha twese hamwe kandi dusabe n'imbaraga kugira ngo Imana irusheho kudufasha. Yego, reka dusenge. Uri Imana nziza, urakomeye kandi ushobora byose, uhoraho nta kikunanira. Uyu mwanya mwiza twumvishije iby'ijambo ryawe wanyujije umukozi wawe, ni ukuri tubanje kumusabira umugisha. Natwe rero turakwiyeretse mu ntege zacu kugira ngo tugire neza muri ibyo byose bibasha kudutsinda vuba, nawe ubashe kubitsinda vuba. Mwami, ibyo byose ubashe kutwizingiraho vuba, nawe ubashe kubidutsindira vuba mu izina rya Yesu. Nsengera buri muntu wese udukurikiye wabashe kumva iri jambo, kandi Mwami Imana nkweretse buri muntu wese utararigeraho ngo aryumve, kugira ngo uyu muntu ukurikiye ikiganiro asharinge, abashe gusangiza ikiganiro n'abandi bose kugira ngo nabo ubutumwa bubageraho kandi buzabafashe. Hanyuma ubwo abera bazaba bageze mu ijuru bambikwa amakamba, uyu muntu nawe washarinze ikiganiro, iri kamba azaryambikwe ryo gusangiza ubutumwa bwiza ku bandi, nabo bakabasha kurokorwa ndetse no guhumurizwa n'iri jambo. Ngaho buri wese umuhe umugisha wawe kandi utugirire neza muri byose, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, urakoze. Amen.